Ni gute wakwisuzuma kanseri y'ibere? Ni gute ushobora kwisuzuma kanseri y'ibere kandi ukayisuzuma hakiri kare, ukayisuzuma bitagusabye kujya kwa muganga? Icyakora iyo umaze kubona ibimenyetso bishobora kuba byaba mpuruza, aho ukaba wajya kwa muganga kugira ngo bagufashe gukonfirima niba koko ariyo, niba atari nayo kandi bakubwira ibyo ari byo, noneho niba ari nayo babashe kuba bayivura hakiri kare, ubashe gukira. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba uko ushobora kuba wakwisuzuma kanseri y'ibere. Ni ukwisuzuma kanseri y'ibere, niyo turi gufakasinga. Ushobora gusanga hari n'ikindi kibazo wagira nacyo ukakivumbura, ariko ntabwo ari byo turi burebeho uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kirareba cyane kuri kanseri y'ibere. Ni gute ushobora kuba wayisuzuma? Twaje rero uburyo ushobora kuyisuzuma. Mbere na mbere, umuntu twizera ko aba yiyizi. Ni ukuvuga ngo uba wiyizi, ukaba ushobora kuba wamenya ngo impinduka zibaye ni izihe. Impinduka zibaye ni izihe? Ese donc zirasanzwe cyangwa ntizisanzwe? Nari nziteze cyangwa sinziteze? Ibyo nibyo bigukururira kuba wagira igitekerezo cyo kuvuga uti ibi bimenyetso mbonye ntibisanzwe, bityo reka ngire njye kwa muganga. Murakaza neza rero mu kiganiro cyacu, mu kiganiro cya Dr. Richard hano kuri Dr. Richard Official. Akaba ari byo tugiye kuba tubaganirira mu gihe kitarambiranye, mu gihe nibura cy'iminota itarenze 10, ariko iri nibura mu kigereranyo cy'iminota 8. Ndasaba rero kugira ngo abantu mutangira video zacu, dore ntiziba ari ndende, ujye uyitangira uyirangize, ubundi bigufasha nyine gukuramo amasomo yose nk'uko tuba twayateguye. Icyambere ni ukuvuga ngo muri kwa kundi dutekereza ko umuntu aba yiyizi, dutekereza ko rero mu by'ukuri dutekereza ko iyo hagize impinduka iyo ari yo yose iba, buriya ni wowe muntu wa mbere wo guhita ubimenya. Ibi rero umuryango w'abibumbye wita ku buzima warabizanye ugamije kugira ngo abantu bajye bisuzuma hakiri kare, noneho nibaramuka babonye ibimenyetso mpuruza babashe kuba bakihutira kujya kwa muganga, bityo niba ikibazo kigaragaye gishobora no kuba cyavurwa, kivurwe nyine hakiri kare. Ni gute rero bisuzuma kanseri y'inkondo? Murambabarira, ni gute bisuzuma kanseri y'ibere? Nari ntangiye kuvuga inkondo y'umura kubera yuko mu kwezi kwa 10 nyine ari byo biganiro twakunze kugarukaho cyane byerekeranye n'inkondo y'umura, ariko ni kanseri y'ibere niyo turiho muri uku kwezi kwa 11, ndetse wenda no mu kwa 12 mu minsi mikeya nabwo tuzaba tukiganira kuri kanseri y'ibere. Icyambere, wisuzuma ryari? Uba uri hehe? Uba ufitiye position? Ibyo tugiye kubireba. Wisuzuma kangahe? Ubundi wakagombye kwisuzuma nibura nka rimwe mu mezi 6 kugera ku mwaka. Ngo niba uri mu myaka iri munsi y'imyaka 40, biba byiza ko ushobora kuba wakisuzuma nibura rimwe mu mwaka. Ariko niba urengeje imyaka 40, ushobora kwisuzuma nibura rimwe mu mezi 6. Imyaka ifite ikintu kinini cyane ivuze, kubera ko uko imyaka yiyongera burya niko byongera ibyago byo kuba ushobora kuba warwara kanseri iyo ari yo yose. Ntabwo ari kanseri y'ibere gusa, nuko uyu munsi ariyo turi kuvugaho. Hanyuma rero wisuzuma ute? Icyambere, ugomba kuba ufite indorerwamo ishobora kukugaragaza nibura igituza, igice cyo hejuru, ku buryo igituza cyawe ubasha kukibona neza. Iyo uhagaze nta kindi kintu wakoze, ni ukuvuga ngo ushobora kureba ukavuga uhera ku ruhu. Ubundi iyo ureba uhera ku ruhu ukavuga uti ibere ryanjye ry'iburyo n'iry'ibumoso nta mpinduka, uruhu rumeze neza, imoko imeze neza nk'uko yari imeze, uruhu rukikije imoko rumeze neza. Ibyo ngibyo ukabireba. Iyo ubonye harimo impinduka iyo ari yo yose, kabone niyo waba utari umuhanga muri ibyo bintu, ibyo biba ari ibimenyetso mpuruza. Abashaka kugira ngo bamenye ibimenyetso ushobora kubona ku muntu ushobora kuba afite ibyago byo kuba afite kanseri y'inkondo y'umura, murasubira ku kiganiro twatangiranye kuri ibi bigendanye na kanseri y'ibere, aho twagaragazaga ibimenyetso bitandukanye bishobora kugaragara ku muntu ufite kanseri y'ibere.
hanyuma rero turaza noneho kwinjira ku kintu kigendanye no kwisuzuma ukoraho. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu wakoze, nibyo nari maze kubabwira. Hanyuma ikindi ukora, ushyira amaboko ku mutwe. Ushyira amaboko ku mutwe, hanyuma amaboko iyo agiye ku mutwe birumvikana imikaya ishyigikiye ibere ituma ibere rizamuka. Ibere iyo rizamuka urabizi nyine, iyo ari bizima urabibona. Iyo atari bizima ushobora guhita ubona hari ikintu kidasanzwe. Ikindi ushobora gushyira amaboko ahagana ku rukenyerero. Hanyuma iyo umaze kuyashyira ku rukenyerero nanone imikaya ishyigikiye ibere igira uko ihindura nyine pozisiyo yaryo. Iyo bisanzwe urabibona, iyo bidasanzwe nabwo urabibona. Hanyuma izindi etape ziba zikurikiraho ni ukurikoraho. Ushobora gukanda imoko ukagira ngo urebe niba ari ibintu bisohoka, niba hasohotse amaraso, niba ari amashyira cyangwa se iki, ibyo byose ushobora kubibona. Hanyuma ushobora gukoraho rero, iyo wisuzuma ibere ntabwo ureba nyine ahangaha riri gusa, uhera mu kwaha, kubera yuko ibere buriya rigira ibice bigiye bitandukanye. Igice kimwe rero cyo mu ntangiriro zaryo kiba ahagana mu gisenge cy'ukwaha. Aho rero niho uhera ukora noneho ukaza ukagera ku ibere nyirizina. Hanyuma ushobora gukoresha tekinike zitandukanye rero kugira ngo ntugire na hamwe usiga. Hari abakoresha sisiteme zo kugenda nyine agenda azamuka amanuka, azamuka amanuka, azamuka amanuka. Hari n'abakoresha sisiteme ziri concentric cyangwa se agenda azenguruka, akagenda azenguruka kugenda akagera ageze ku moko. Icyo gihe nyine abakandakanda yumva niba nta tubyimba turimo. Ikindi ugomba kwitaho, akabyimba urakumvise, ukumvise mu ibere ry'ibumoso, ese no mu ry'iburyo karahari? Kuko nabyo bigira icyo bitubwira. Ibyo bintu rero iyo ubikoze ukabikora neza bishobora kuba byagufasha kuvumbura uburwayi bw'ibere harimo na kanseri, ukaba wahita ujya kwa muganga hakiri kare. Bityo rero bikakurinda kuba waba mu bakererewe bashobora kuba bahitanwa na kanseri y'ibere. Nk'uko mubizi ko mu Rwanda ubu dufite ikibazo cy'uko imibare myinshi y'abagore benshi bari gupfa bahitanywe na kanseri y'ibere. Munyemerere rero ngarukira aha, ntago mba nshaka kugira ngo mbarambire, ariko nk'uko bisanzwe mba ngira ngo mbasabe dukore subscribe, dusharinge ibi biganiro, kubera yuko ntekereza ko bishobora gufasha abantu benshi kandi benshi cyane. Reka rero ngarukiriza ahangaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Turacyakomeje kuvuga kuri kanseri y'ibere, kuko hari ibintu abantu bagenda batubaza, ku buryo uramutse ubonye akanya nawe wajya ukareba kuri video zacu, nawe waba ufite ikibazo ukakibaza, kubera yuko ibyo dusubiza natwe tubisubiza twabikuye mu byo twasomye. Ntago nakubwira ko ngo byose biba biri muri uyu mutwe, oya, mbisubiza mbikuye mu byo mba nasomye hirya no hino kugira ngo nze mbashe kuba ibisubizo mubasha kumva. Kuko buriya mu kiganga nyine tugira terime zacu, nshobora kubwira muri terime utabasha kumva, bityo nkaba naruhiye ubusa. Reka rero ngarukira ahangaha, mwakoze abantu twari turi kumwe muri iki kiganiro. Reka tubonane ubutaha mu kiganiro cyacu cy'ubutaha kitarambiranye. Nk'uko mubizi ibiganiro byacu bisohoka ku wa kabiri no ku wa gatandatu saa 2 za mu gitondo.